Igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi ku migabane itandukanye y'isi. Ndizera ko mubyutse neza, abandi mwiriwe neza bivanye n'aho buri wese aherereye. Ndagira ngo mbagezeho insanganyamatsiko y'uyu munsi, ifunguro ry'umunsi igira iti kuki uyoba kandi ari ku manywa. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka nk'uko bisanzwe mbaririmbire indirimbo iri mu gitabo cyo gushimisha ya 426, igitero cya mbere, cya gatatu, cya kane n'icya munani gusa. Igira iti dukomeze gutambuka kuko Satani arindira kutubona tunanirwa ngo atwicire umumaro pe. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Dukomeze gutambuka kuko Satani arindira kutubona tunanirwa batwicira umumaro. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Abagabo namwe bagore muze dukize iby'umugo, ibigusha birimo bitubuza kujya imbere. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Umuhanuzi Elisa ubwo yahuye n'amani azamuhinge mu nyinshi, Elisa arabihaka. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Bose bo mu isi, abagabo n'abagore, atazi ubuntu bwa Yesu bubahinduye nziza. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Bitandukanye n'ab'isi ngo bitume bakangukira, abe mu butamenya umvira Imana y'ukuri. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza. Hisemo gutoranyizwa ngashimwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Haleluya, haleluya. Hisemo gutoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Nta kintu kizigera kimvana mu gakiza ka Yesu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 35
duhere ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe niyo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amen. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 murongo wa 6. Haravuga ngo dore kuri 5, Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese byaba bihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data aguma muri jye, niwe ukora imirimo ye. Amen. Bene data, twasomye insanganyamatsiko ivuga ngo kuki uyoba kandi ari ku manywa. Umucyo warabonetse ariko abantu barahunga. Yesu niwe mucyo wacu, Yesu niwe utumurikira, Yesu niwe udufasha ntitugwe mu rwobo, niwe utuma tutagwa mu byaha, niwe tugomba kuyoboza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Burya icyo namenye muri iyi nzira ntibisaba kugira diplome yaba yoroheje cyangwa se ihanitse. Igisabwa gusa ni ukwemera no kwizera Yesu Kristo akakubera umucunguzi, akakubera umukiza. Ahubwo abo namenye batazayinyuramo nubwo baba bakomeye bate, n'aba bakurikira: abantu bameze nk'intare, abantu bameze nk'inyamaswa z'inkazi muri ubu buzima. Hari abantu ubona rwose umuntu ukamwikanga, wahura nawe ukigirayo. Mu kazi abameze nk'intare, mu rugo abameze nk'inyamaswa, muri quartier abameze nk'inyamaswa. Mbese muri ubu buzima ugasanga hari umuntu wibaza ukavuga ati ariko uyu muntu ubundi ni umuntu cyangwa se ni inyamaswa. Rero abo ngabo ntabwo bazigira bagera muri iyo nzira, ntibazigira bayinyuramo. Bivuze ko n'ubwami bw'Imana n'ijuru ntibazarigeramo. Ni ngombwa kumesa kamwe rero, ukaba mu wacunguwe kugira ngo iyo nzira uzabashe kuyinyuramo. Ntiwanyuranamo ubunyamaswa, amahane, ibyaha n'ibindi. Dukunda kubibona iyo umuntu yapfuye ugasanga abantu baramutaka, baramuvuga neza, kandi mu buzima busanzwe yari asanzwe ameze nk'inyamaswa, yari asanzwe ari igikoko mu bantu, yari asanzwe. Hari uwo nigeze kumva avuga ngo bigeze kubaza amateka ye, bavuga bati abantu ntihagire ubuhamya batanga. Baravuga ngo usibye mu cyiza bari bamuziho, niba ari cyiza cyangwa se ari ikibi ntawamenya. Ngo icyo bari bamuziho bamwibukiraho ni uko ngo yari afite amenyo yera, ngo kandi ayo menyo yera ngo yahoraga ayahekenya. Bivuze ko uwo muntu yari inyamaswa mu bantu. Dukwiye kutaba inyamaswa mu bantu, tukaba abantu, kuko Imana yashimye ko tuba abantu. Yiza gusanga twari dukwiriye kuba inyamaswa, twagombaga kubazwa. Niba rero tutarabaye inyamaswa, ntitube abantu. Hari abumva baba mu by'Imana ariko n'ibya Satani ntibabishyire ku ruhande. Ntawe ukeza abami babiri, kuko wakunda umwe undi ukamwanga, kandi abami bombi barafuhirana. Bene data, dukwiye kujya tuba inyamaswa mu kazi, dukwiye kujya tuba inyamaswa mu ngo zacu, dukwiye kujya tuba inyamaswa muri quartier. Dukwiye kujya tuba abantu, kandi tukaba babandi bacunguwe bazanyura muri ya nzira. Mureke rero Yesu atumurikire kandi akomeze kudufasha. Si ngombwa rero ko tuyoba ku manywa, kandi twarabonye umucyo ni Yesu Kristo, niwe ukomeza kutuyobora. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi ridufashe mu kazi dukora, kandi ritugire neza. Wirwe neza, ufite umutima mwiza mu kazi, uvuga neza, udafite umushiha, udashihurana, udafite amatiku, utagambanirana.
uvugana neza na mugenzi wawe mu kazi kawe, wubaha shobuja nawe ataguhungeta, shobuja wawe nawe atakubwira nabi, twese dukorerane nk'abakorera umwami Imana. Rero Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe, iri jambo ry'Imana ridufashe kandi ikomeze kutugira neza twese. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko turamukije amahoro, dushimiye ko uduha imbaraga kuryama no kubyuka n'imbabazi byawe. Nta n'umwe wigeze abishyiraho imbaraga kugira ngo abyuke, ahubwo ni urukundo rwawe. Bana na buri wese kandi ukomeze kudufasha. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so ibisanzwe Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero Evangelical Calvary Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ibane namwe kandi barinde, ndabakunda cyane.